Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ibihe byiza bakunze b'ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye, ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Abahanga mu by'urusobe rw'ibinyabuzima bagaragaza ko ibinyabuzima byo mu gasozi bigizwe n'inyamaswa, ibimera byo mu gasozi, ibinyabuzima bitabonwa n'amaso ibice byabyo cyangwa ibibikomokaho biba mu ndiri yabyo, yaba iherereye ku butaka cyangwa mu mazi. Bemeza ko ibi binyabuzima byose bigira uruhare rukomeye mu mibereho ya muntu. Urugero, ibimera biduha umwuka mwiza duhumeka, bikavamo ibyo kurya haba ku bantu no ku nyamaswa. Ku rundi ruhande kandi, ibi binyabuzima iyo bibungabunzwe neza bigira uruhare mu iterambere ry'ubukungu, kuko biteza imbere urwego rw'ubukerarugendo, igihugu kikinjiza amadovize. Ni nayo mpamvu nyamukuru kuva mu mwaka wa 2014 isi yatangiye kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ibinyabuzima byo mu gasozi, aho abatuye isi bahamagarirwa kurushaho kubungabunga no kwita kuri ibi binyabuzima, bazirikana akamaro bifite mu buzima bwa muntu. Akamaro k'ibinyabuzima byo mu gasozi kanagaragara mu Rwanda, kuko imibare y'ikigo gishinzwe iterambere RDB igaragaza ko mu mwaka wa 2017 ubukerarugendo bw'u Rwanda bwinjije miliyoni zigera kuri 438 z'amadolari, avuye kuri miliyoni 227 z'amadolari y'Amerika bwinjije mu 2011. Ni umusaruro ahanini ushingiye ku gusura parike, kandi ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere giteganya ko mu mwaka wa 2024 amafaranga azava mu bukerarugendo bw'u Rwanda azazamuka akagera kuri miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Nubwo bimeze bityo ariko, ibi binyabuzima bikomeje kototerwa n'ibikorwa bya muntu, barushimusi bahiga ndetse bakica inyamaswa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, abangiza ibimera n'ababikoresha mu buryo butemewe, ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe nk'ibiza, inkongi z'umuriro n'ibindi. Mu kiganiro cya none turaganira ku binyabuzima byo mu gasozi, dusobanukirwe byimbitse n'akamaro bifitiye muntu ndetse n'uburyo buboneye bwo kubibungabunga. Nguhaye ikaze. Iyo abahanga bavuze ibinyabuzima byo mu gasozi, hari bamwe bumva gusa inyamaswa, nyamara igisobanuro nyakuri kigenwa n'itegeko nomero 064 agakoni 2021 ryo kuwa 14 Ukwakira 2021 rigenga urusobe rw'ibinyabuzima. Kirengaho nk'uko Minisiteri y'Ibidukikije bisobanura. Mbere yuko nsobanura icyo ari cyo ibinyabuzima byo mu gasozi, reka ngaruke gato ku ijambo ikinyabuzima gisobanuye iki. Nk'uko abantu benshi bashobora kuba barabyize mu mashuri abanza, ikinyabuzima ni ikintu kivuka, kigakura, kigapfa. Aho ngaho hahita humvikanwamo kenshi abantu bose bahita babyumva, harimo inyamaswa, harimo n'ibimera. Ubwo rero tugarutse ku kinyabuzima cyo ku gasozi ni iki? Ikinyabuzima cyo ku gasozi rero ni inyamaswa, ni ibimera gature biri ahantu ku gasozi, ndetse n'uduce twabyo se cyangwa se n'ibindi bitaboneka biri microscopique nk'uko twabivuga, biba biri ahantu hatandukanye, mu ndiri zabyo, mu mazi se, mu butaka se. Ibyo byose nibyo twita ibinyabuzima byo mu gasozi. Abahanga mu kubungabunga ibinyabuzima bagaragaza ko ibinyabuzima byo mu gasozi bigira uruhare rukomeye mu kunoza imibereho ya muntu, aho nk'ibimera bisukura umwuka duhumeka, bikaribwa n'abantu n'inyamaswa, yemwe bikazamura ubukungu binyuze mu rwego rw'ubukerarugendo. Nyamara usanga ahanini bibangamiwe na muntu mu bikorwa bye, ndetse n'ibiza bimwe na bimwe nk'inkongi, imihindagurikire y'ibihe n'ibindi ku rwego rutandukanye. Ariko hari ibibangamiwe kurusha ibindi mu Rwanda, tubwirwa na Minisiteri y'Ibidukikije. Nabishyira mu byiciro bitatu nk'uko itegeko ribitugaragariza. Hari icyiciro cya mbere cy'ibinyabuzima byibasiwe cyane. Ibyo binyabuzima byibasiwe cyane ni bya bindi tuvuga ko byenda gushiraho ku isi. Natanga urugero nka gasumbashyamba. Urabona ko abakoze ubushakashatsi usanga ku isi hasigaye nkeya cyane, ku buryo bavuga bati izi ni inyamaswa zibasiwe cyane, tuzishyira mu cyiciro cy'ibinyabuzima byibasiwe cyane. Hanyuma hakazaho ikindi cyiciro cy'ibinyabuzima byibasiwe. Wumve ko ntongeyeho cyane, ariko ibyo byibasiwe nabyo
ni ukuvuga ngo ni bya binyabuzima nabyo hatagize igikorwa nabyo byajya muri cya cyiciro cy'ibyibasiwe cyane ku buryo nabyo byajya mu buryo bwo kujya gukendera bikavaho bigashira. Ubwo rero nabyo bisaba ngo hagire igikorwa kugira ngo bitavaho bidashira. Natanga urugero wenda nk'imbogo nazo ziri muri ibyo binyabuzima byibasiwe, imparase, ariko si inyamaswa gusa, byumvikane ko harimo n'ibimera biba biri muri icyo cyiciro cyibasiwe. N'icyo cyiciro cya mbere navuze cyibasiwe cyane, haba harimo n'ibimera nabyo, ni uko ingero zije hafi arizo ngizo z'inyamaswa. Hanyuma icyiciro cya nyuma kigizwe n'ibinyabuzima biregarega. Ibyo binyabuzima twavuga ko ari ibinyabuzima bitari muri danger, bitameze nka bya bindi byibasiwe cyane, ariko bigaragara ko hatagize ikintu gikorwa, ibikorwa bya muntu byatuma ibyo binyabuzima bivaho cyangwa se nabyo bijya muri cya cyiciro cy'ibinyabuzima byibasiwe. Ni ngombwa rero ko hagira igikorwa kugira ngo bya binyabuzima biri mu cyiciro cy'ibinyabuzima biregarega nabyo bitazagera aho bivaho bikajya mu cyiciro cy'ibinyabuzima byibasiwe. Ni ibyo ngibyo, ariko usibye ibyo byiciro bitatu nk'uko mbivuze, nagira ngo nanone ngaruke ku kuvuga ko ibyo byiciro ntabwo ari ibyiciro bihoraho bigumaho uko biri uko nguko. Uyu munsi niba tuvuze ko imbogo iri mu cyiciro runaka, ese icyatsi runaka kiri mu cyiciro cya mbere cyangwa cya kabiri, ni ukuvuga ngo ibyo byiciro bigenda bihinduka bitewe n'ibikorwa. Hari igihe bashobora kubungabunga ahantu neza, wenda bikagenda byiyongera bikava wenda mu cyiciro cy'ibyibasiwe. Niyo mpamvu rero itegeko riteganya ko urwo rutonde rushobora guhindurwa na minisitiri ubifite mu nshingano ze, ku buryo urumva ntabwo ari urutonde ruhoraho, bishobora guhinduka bitewe n'ukuntu ibinyabuzima byavuye mu cyiciro kimwe cyangwa bijya mu kindi. Leta y'u Rwanda nk'igihugu cyafashe ya mbere mu gushingira iterambere ku bidukikije bibungabunzwe neza, na cyane ko ari byo nkingi y'iterambere rirambye, imaze gukora byinshi mu kubungabunga ibinyabuzima by'agasozi n'indiri zabyo, nk'uko tubibwirwa n'ikigo REMA cyo kubungabunga ibidukikije. Gahunda yo kubungabunga ibinyabuzima by'agasozi hamwe n'indiri zabyo ni gahunda guverinoma ishyiramo imbaraga hamwe n'izindi gahunda zose zo kubungabunga ibidukikije, bigaragarira mu bushake guverinoma igaragaza bwo gushyiraho amategeko n'amabwiriza arengera ibinyabuzima by'igasozi hamwe n'indiri zabyo. Ku ruhande rwa bamwe mu baturarwanda nabo basobanukiwe neza icyo ibinyabuzima byo mu gasozi ari cyo ndetse n'akamaro bifite ku buzima bwabo. Ibinyabuzima byo mu gasozi tubona cyane ari ziriya nkende n'ibyo mu butaka. Hari ubusimba buba mu butaka bita amafuku. Ubwo ayo mafuku rero kuzayabona agenda mu butaka bw'isi ntago wabubona. Ubwo tukakugira kumera gutyo gusa, nta kindi twabikorera, ntitwazica ntitwagira gute. Ibinyabuzima byo mu gasozi hariho izo nkende, hariho n'ibikururuka hasi, izo nzoka, ingagi, ibimera, hariho ibiti biribwa n'ibitaribwa, hari ibivamo imiti twifashisha mu kutuvura, nabyo tugomba kubibungabunga, tugomba kubana nabyo neza. Iyo tubonye ababihohotera tugomba kubabuza, kuko ahanini bituzanira amadovize. Nk'iyo abakerarugendo baje kubisura bijya byinjiza amadovize mu gihugu. Amashyamba nayo tugomba kuyabungabunga kuko atuzanira umwuka mwiza duhumeka, habonekaho n'imvura tugahinga tukeza tukabaho neza. Ibyo binyabuzima bituzanira inyungu ku muturage, kuko abo bakerarugendo iyo baje kubireba amafaranga ajya mu kigega cy'igihugu natwe abasha kutugeraho, kuko nk'iyi mihanda dukorera mbega nk'abo bakeneye batishoboye abo babizamo. Akamaro k'ibinyabuzima byo mu gasozi ntikagarukira ku rwego rw'ubuzima gusa, kuko binateza imbere ubukungu binyuze mu bukerarugendo. Raporo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 yerekana ko parike z'igihugu zasuwe n'abakerarugendo basaga 36,000
muri uyu mwaka wa 2020 kandi aba binjije amadovize agera kuri miliyoni 7 z'amadolari y'Amerika. Nubwo muri rusange abaturarwanda basobanukiwe akamaro k'ibinyabuzima byo mu gasozi, hari bamwe batarumva neza uburyo bwiza bwo kubibanira bigatuma babirwanya cyangwa bakabyangiza, nyamara bidakwiriye nk'uko ikigo REMA kibigaragaza. Itegeko rigenga urusobe rw'ibinyabuzima ryo mu mwaka wa 2021 hagamijwe kubungabunga ibinyabuzima by'igasozi byerekana uburyo twabanira ibinyabuzima by'igasozi. Tugendeye ku biteganwa n'iryo tegeko, uretse igihe byatangiwe uburenganzira n'urwego rufitiye ububasha, birabujijwe gutwara cyangwa kwangiza igi cyangwa icyari cy'inyamaswa y'igasozi. Birabujijwe gufata, kubuza amahwemo, gukura inyamaswa mu ndiri zazo. Birabujijwe kuzigirira nabi, kuzitwara, kuzizerereza, kuzikoresha, kuzitunga, kuzigurisha cyangwa se kuzigura. Birabujijwe kwangiza, gutema, konona, gukusanya cyangwa gukuraho ibimera byo mu gasozi, gusoroma imbuto cyangwa gutwara ingemwe zabyo, kuzitunda, kuzizererana, kuzikoresha, kuzitunga, kuzigurisha cyangwa kuzigura. Birabujijwe gusenya, kwangiza cyangwa se guhindura indiri kamere z'inyamaswa n'ibimera byo mu gasozi. Birabujijwe kubaka ibikorwa remezo ahantu hakonye. Birakwiye ko ibinyabuzima byo mu gasozi bisigasirwa hashingiwe ku kamaro bifite mu buzima bwa muntu ndetse no mu bukungu bw'igihugu muri rusange. Ku rundi ruhande kandi, itegeko nomero 064/2021 ryo kuwa 14 Ukwakira mu 2021 rigenga urusobe rw'ibinyabuzima riteganya ibihano ku wabyototera nkana wese. None se yakorwa iki kugira ngo abaturarwanda bimike umuco wo kubanira neza ibinyabuzima byo mu gasozi? Ikigo REMA kirabisobanura. Hari ibyo itegeko riteganya, ariko nk'ikigo gishinzwe kubungabunga ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima, by'umwihariko dushyira imbaraga mu bukangurambaga no kwigisha abaturage. Iyo umuturage ataramenya neza impamvu tumusaba ibintu runaka cyangwa se tubimubuza, biragoye ko yashyira mu bikorwa ibyo tumusaba. Niyo mpamvu dushyira imbaraga mu bukangurambaga no kwigisha, kugira ngo umuturage nawe agiremo uruhare mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, twese twumva ko bidufitiye akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi no mu iterambere ryacu. Wari uzi ko raporo y'umuryango w'abibumbye yitwa The World Wildlife Crime Report yo mu mwaka wa 2020 yerekana ko gushimuta inyamaswa zo mu gasozi no kuzirya bishobora kugira uruhare mu gukwirakwiza mu bantu indwara ziva mu nyamaswa? Tugeze ku musozo w'ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye, mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Ndabashimiye, naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.